abantu bose bahisemo neza kabisa kujya badukurikirana gatanu kuri gatanu. Ubwo ndavuga abantu bose ubona ko bamaze gukora subscribe, abantu bose bakomeza kugenda baturiho bari kumwe natwe gatanu kuri gatanu kabisa. Reka rero dukomeze kugenda tubashimira neza cyane. Ubwo rero nawe niba ufite igitekerezo cyo kuyikora uyu munsi cyangwa se ejo, icyo navuga rwose uyu ni wo mwanya wo kugira ngo uyikore ujye ubona amakuru agezweho kandi yizewe, cyane cyane muri Rayon Sport muri rusange. Ni inama rero, ni inama. Ariko nahoze mbona ibitekerezo by'abantu benshi. Ujya ati nitwa Jeteho ati kabisa, ati ekipe yacu imeze neza, ati twiteguye kuza gutwara amanota 3 uyu munsi, ati twiteguye kuza gutwara amanota 3 uyu munsi, ati nta kabuza tugomba kuza gutwara aya manota 3. Ubwo rero ubwo nyine niko abibona kandi birashoboka cyane kabisa ako aya manota 3 ekipe ya Rayon Sport yagiye gukana cyane rwose, ukurikije uburyo iri kugenda yitwara. Ati nitwa Munezero Theoneste ati kabisa, ati tubashimira amakuru mutegezaho cyane, ati nibere hano mu Kampenge kabisa. Ati rero ekipe ya Rayon Sport muri iyi minsi ihagaze neza, amanota akaba yatwara niba nta byo gutegura byashemo. Ibintu byo gutegura abantu basigaye rero biharaza nabo sinzi, ariko nyine ubwo ngubwo wenda ni ibyo baba nibyo baba babona, ariko badafite proof. Wenda ufite proof ayitubwira, ariko ni ibintu biba bivugwa nyine biri mu kirere, utabona ibimenyetso bifatika cyangwa se utabona ikimenyetso cyanyacyo kikwereka ko ibintu bari kuvuga bifite ishingiro. Gusa nyine ni ibintu bivugwa ukurikije imikino yagiye iba itandukanye. Abantu bavuga bati rwose umuntu ashobora kudategura umukinnyi agategura umusifuzi, umuntu ashobora gutegura ekipe, ashobora gutegura umutoza, ashobora gutegura umuzamu. Ni ibintu byinshi byagiye bivugwa, ariko nanone umuntu yajya kureba agasanga nta bimenyetso bifatika baba abatanga. Ubwo rero telefone yacu ni 0784422982. hanyuma ubwo ngubwo ukeneye kugenda utuganiriza birumvikana, ukagenda uganiriza abakunzi ba Rayon Time TV ndetse na Rayon Sport muri rusange. Iyo nimero niyo wakoresha, ni 0784422982. hanyuma ukagenda utuganiriza abimeze neza. Telefone 3 mu kanya gato wenda nituza turaza kuzakira nibize kudukundira. Muri minsi maze kubona hari ukuntu kutajya bikunda, ariko nibize kudukundira turaza kwakira telefone zanyu, hanyuma tuze kuganira birumvikana, atugende twungurana ibitekerezo. Cyane ko hari abantu benshi cyane bajya batubwira ko bifuza kuganira natwe, batubwira ko bifuza kugira ibitekerezo batanga hano muri Rayon Sport. Ubwo rero turaza kubahereza umwanya, ariko nanone tutabahaye umwanya wa telefone, ushobora kwandika igitekerezo cyawe muri comment tukagisoma, ushobora kwandika kuri iyo nimero message isanzwe tukayisoma, ushobora kwandika kuri WhatsApp kabisa tukaba twasoma igitekerezo cyawe birumvikana, tukagenda twungurana ibitekerezo, twagura kino kiganiro, utubwira icyo wumva ukeneye twakongeramo kugira ngo kino kiganiro gikomeze kugenda kiryoha kandi gikomeze kugenda gishimisha buri mukunzi wese wa Rayon Sport ndetse n'umukunzi w'umupira w'amaguru muri rusange. Rero mu kanya gatoya masegonda 30 tugomba kuza dutangira neza kino kiganiro, mbahereza ikaze mbasuhuza haba kuri telefone ndetse no mu bitekerezo byanyu muri rusange, kandi neza ndakubona hanyuma raje mu kanya. Yes, rero nibyo abantu benshi cyane kabisa bajya bavuga ati iyi match yakabaye iba kwitana cyangwa se iba mu gihe cy'amasaha. Abantu benshi bakabaye bavuye mu kazi, aribyo benshi bagiye bagaruka ku sportif bagiye batandukanye, bavuga bati iyi ni match ikomeye, ni match izahuza ama equipe akomeye hano mu Rwanda, ni match ifite ikisobanuye cyane ku mupira hano mu Rwanda, kuko ni match iboneka gake, ni match ibaho ku bwa competition, nta match gicuti baho hagati ya Rayon Sport. Kavuga ati rero ni match yakabaye yishyirwa ku saa 12 kugira ngo abantu nibura babashe kuba baje bavuye mu kazi batangiye kuza ku mastad. Rero ibyo byaravuzwe, ariko Ferwafa nyine itanga impamvu nyinshi kandi zumvikana, ayivuga ko iyi match yakabaye ishyirwa ku isaha y'isa 9 abitewe n'impamvu runaka yagiye itanganyira ngo abantu benshi bagiye babibona. Ubwo rero ntabwo ibyo ngibyo twabitindaho cyane ngo tubitindeho, kubera ko ni ibintu byagiye bivugwa cyane. Abantu benshi baravuga bati byakabaye bigenda gutya, ariko nanone kubera impamvu Ferwafa yatanze abantu benshi ibagiye ibazumva neza. Ubwo rero reka turebe. Nahoze mbona ibintu muherekeve yatangaje, we yaravuze ati baze kudushakira ijwi turi kintu neza hano kuri Rayon Time TV birumvikana tukakore turifite. Yavuze ati twebwe ikintu dukeneye cyane umurindi w'abafana, dukeneye umufana
umufana we ubwe aze kabisa agaragaze nyine ako turi kumwe azadushyigikire hanyuma twebwe tubone motivation nyine y'umufana kugira ngo tubashe kwitwara neza. Umva avuga bati kabisa byaba ari ibintu byiza tugize amahirwe tukabona umufana mwinshi kuko ni umukino twakaniye ku bindi byo mu kibuga. Natwe abakinnyi turabizi neza ko uyu ari umukino dukeneye gutsinda kugira ngo turebe ko nibura twabona uko dusohokera igihugu. Ubwo ni mu mikino nyafurika birumvikana yarimo avuga CAF Confederation Cup. Ubwo rero kavuga ati bibaye byiza abafana bazaza ari benshi. Naze mbona itike ewana kintu cyitwa itike itike ya nyuma ari 5 ni 5,000 10,000 20,20 cyangwa 15. Gusa nyine unakora amafaranga atari make n'amafaranga atari make abisaba rwose kuba nibura hari uko uhagaze. Ubwo rero abantu bakavuga bati wenda kubw'urukundo aba bafana bakunda ekipe yabo birumvikana abazaba bahari bameze neza cyane. Ubwo rero reka ngende mbona ibitekerezo byanyu kuri uyu mukino wenda gato nahoze mbona hari abantu benshi cyane. Yes, reka nongere mbifurize ibihe byiza, nizere ko mumeze neza cyane. Reka nizere ko umwe mwese mukomeje kugenda amudukurikirana, mukomeje kugenda amugira ibihe byiza. Birumvikana rero ahangaha ni kuri Rayon Time TV, ari ikiganiro twise Rayon Time Sport, aho tugenda tuganira byinshi ibigiye bitandukanye birumvikana biba bigezweho muri ekipe ya Rayon Sport. Ndababwiye iki kiganiro twibanda muri Rayon Sport 99%, hanyuma kandi gasigaye cyangwa se 1% tukagerageza kwibanda ku ma ekipe atandukanye aba asigaye muri Rayon Sport. Rero murabizi neza cyane kabisa ako mukanya ifite umukino ukomeye cyane, ano mukino ugiye kuyihuza na ekipe ya APR Football Club, umukino wa kimwe cya kabiri ikirangiza mu mikino y'igikombe cy'igihugu Peace Cup cyangwa se igikombe cy'amahoro. Ubwo rero reka mpite mbaha ikaze nihuse cyane, reka mpite mbahereza ikaze nihuse kubera ko birumvikana abantu benshi baba bategereje kuza akumva ibyo turi buze kuganira kuri Rayon Sport. Nitwa Jason, hanyuma nawe izina ryawe ushaka warisiga muri comment kugira ngo tujye tugusuhuza kenshi na kenshi kabisa igihe cyose tuba tuje mu kiganiro birumvikana. Ubwo rero ntabwo ndi buze gutinda kubera ko nahoze mbona kabisa hari abantu benshi cyane kabisa abakeneye kuza kumva umwuka uri mu bakinnyi ndetse n'abatoza b'ikipe ya Rayon Sport kabisa. Ubwo ngubwo ndavuga abakunzi bacu bose muri rusange muri rusange kabisa basanzwe bakurikirana iyi Rayon Time TV. Nahoze mbona ibitekerezo by'abantu benshi kuri social media zacu zigiye zitandukanye. Nahoze mbona abantu benshi kabisa batandukanye kabisa bagenda bari kwitekerezo byo bitandukanye, ngo ndavuga kuri Facebook, kuri WhatsApp ndetse no kuri YouTube. Bagenda badusaba ko twabagezaho ibiri kubera mu myitozo, ariko ahangaha ingingo hanini tuzanye ni ijambo rimaze gutangazwa n'umutoza mu kanya gatoya kabisa. Mu kanya gatoya ari mu myitozo kipe ya Sports ikoze ya nyuma. Ntago ari imyitozo, ni nko kameze nk'akanama kameze nk'akanama. Nahoze mbona kabisa abantu benshi kabisa babyifuza. Hanyuma rero mu kanya gatoya ni akanama gato
kamaze kuba, ni akanama kamaze kuba karimo perezida w'ikipe ya Rayon Sports, kapiteni ndetse n'umutoza. Akanama navuga ko ari kabere mu muhezo, kuko abantu benshi ntago bakamenye, ntago bamenye ibyabaye, ariko nyine birumvikana nkatwe aho muri Rayon Sports bahoramo 5 kuri 5 twagomba kuba tubizi, twanatumiwe kugira ngo tubashe kumenya neza ibiri kuvugirwamo ndetse n'ikigamijwe. Urumva? Ubwo rero hari abantu benshi bari kwibaza ese ibintu biri kuganirwaho ni ibiki, bakibaza ibintu biri kuganirwaho muri aka kanya, match isigaje amasaha runaka bimeze bite. Urumva? Gusa nyine ubwo navuga ko bisa naho bari bategereje kuza kubyumva, bafite amatsiko yo kuza kubyumva neza. Sasa rero ni inama imaze guteranya mu kanya gatoya, yari irimo perezida wa equipe ya Rayon Sports Jean Fidel, irimo umutoza Emmanuel George Paxao, irimo ndetse n'uwo bita Muhire Keve kapiteni nk'uhagarariye abakinnyi. Iyo nama hanini iyo nama yari igamije kureba iki sasa? Yari igamije kureba ese Rayon Sports mbere ko dukina na APR ni ikihe kintu cyifuzwa mbere ya byose. Niyo ngingo perezida w'ikipe ya Rayon Sports yahereyeho. Ngira ngo wenda mu kanya gatoya nibiza kudukundira tuza gukoresha video mu nama yari iri kuba bantu ni hatari cyane kabisa. Ni hatari cyane kabisa. Ndabona hari ukuntu biri kugenda bitushabuka, munyihanganire ku buhanga bw'ibyuma, ndikona amakuru kugenda nshabuka, ariko ndabona bigarutse kabisa. Okay, ndabona bigarutse. Ubwo rero nibyo ndimo nsobanura neza, ku bijyanye n'inama imaze guterana mu kanya gatoya. Perezida wa Rayon Sports avuga ati ni ikihe kintu gikenewe mu bakinnyi kugira ngo baze gutsinda uyu mukino. Ubwo byari ibibazo bibazwa Paxao, bikabazwa na Muhire Keve nk'uhagarariye abakinnyi, right? So rero inama yamaze mu masaha iminota 45. 45 njye niyo hamaze, kuko iby'ingenzi byari bimaze kuba byatangazwa birumvikana. Ubwo rero ahanini uyu Jean Fidel ikintu yaragamije kumva neza ni ukumva ese hari ikintu ntatanze kugira ngo mbashe kumva ko mfite uruhare rwanjye kuri uyu mukino, hatazagira ikintu cyitwazwa. Jean Fidel we ni nka excuse, hari ikintu ntatanze nakabaye ntanga kugira ngo mbashe kugira ute, mbashe noneho gutanga cyangwa se mbashe gufasha equipe ya Rayon Sports kuza kwitwara neza uyu munsi. Ubwo ngubwo ari Paxao, yagomba kugira ikintu avuga. Ari Muhire Keve nk'uhagarariye abakinnyi birumvikana yagomba kugira ikintu avuga, ariko ahanini ibintu byose batangaje ni ibintu biri positive. Urumva ni ibintu biri positive, kuko nka Paxao we wanashimiye cyane perezida wa Rayon Sports rwose. We yavuze ati kabisa uri perezida ukomeje kugenda utuba hafi, mu by'ukuri nta kintu twagushinja, urebye ibyo ushoboye kubikora. Hari motivation ku bakinnyi, murabizi neza ko perezida ku mukino bakinnye ikipe ya Gicumbi hari byinshi yatangaje biri motive, ndetse ari no kuba wenda yaragaragaje ko ari kumwe na equipe ya Rayon Sports. Birumvikana ko ntabwo yagize imyitozo akuva equipe ya Rayon Sports yatangira kwitegura neza equipe ya APR.
hanyuma ubwo Pakisawo aravuga ati mu by'ukuri urebye kuri kote yawe nta kintu tugushinja, nta kutagize, buri kimwe waragikoze, navuga ko nta kutagize. Ntabwo yavuze amagambo menshi, wabonaga ko ari stress. Hanyuma uwitwa Muhire Kevin yavuze ati ikintu cya mbere dukeneye ni umurindi w'abafana. Dukeneye umurindi w'abafana kurusha ibindi byose. Ati dukeneye umurindi w'abafana, ati kubera ko niba Perezida atsanze icyo ashoboye, umutoza akatwereka ibyo tugomba kugenderaho kugira ngo dukine umukino neza. Ikintu gisigaye kinakenewe cyane kurusha ibindi byose ni ikintu kijyanye n'umurindi w'umufana. Gusa reka tureba azamuka neza cyane yitonze, arambura pasi kwa Nishimwe Blaise. Reka turebe Nishimwe Blaise, azamuka neza cyane Nishimwe Blaise, arambura pasi kwa Mereke n'ubundi, kontrole kwa Mackenzie. Reka turebe Mackenzie, reka turebe Mackenzie, reka turebe, arambura pasi neza cyane yitonze kwande kwa Nishimwe Blaise, agonga pasi kwa Muhire Kevin, azamuka neza cyane Muhire Kevin. Reka turebe, hatari. Ni hatari kweli. Ni hatari. Reka turebe Muhire Kevin, arambura pasi kwande kwa Iranzi Jean Claude. Iranzi Jean Claude, reka turebe, arambura pasi kwande kwa Muhire Kevin n'ubundi, reka turebe, arambura pasi neza cyane kabisa kwa Iranzi Jean Claude. Reka turebe, azamuka neza cyane Muhire Kevin, arambura pasi neza cyane kwa Iranzi Jean Claude. Reka turebe neza cyane kabisa, azamuka neza cyane Muhire Kevin, kontrole hagati mu kibuga, kura mariko, ni kufura y'ikipe ya Rayon Sport, ikosa kwa kuri Muhire Kevin. Ikosa bakoreye Muhire Kevin. Reka turebe ni kufura agiye guterwa nande, kufura yo tugana Muhire Kevin ibyo. Reka turebe ayihagazeho, Muhire Kevin arayikoragamo, kuramo neza cyane abasore ikipe ya APR. Reka turebe Nsayimana Mable, arambura pasi ku Buregeya Prince, Buregeya. Reka turebe Buregeya, reka turebe, arambura pasi kwa Bonel, reka turebe kwande kwa Mugisha Imbere, barafinda. Reka turebe, zamuka neza cyane yitonze. Reka turebe rero, zamuka neza cyane, reka turebe,
zamuka control hagati mu kibuga neza cyane abasore ikipe ya Rayon Sport. Reka turebe control hagati mu kibuga neza cyane bitonze. Gonga pass hagati mu kibuga. Reka turebe Muhire Kevin. Rambura pass kwa Nishimwe Blaise. Reka turebe Nishimwe Blaise. Reka turebe Nishimwe Blaise. Reka turebe Nishimwe Blaise. Arambura pass kwande kwa Iranzi Jean Claude kwa Dijeke. Mayere Dijeke. Mayer. Reka turebe Mayere Dijeke. Mayere Dijeke. Nijeke. Arambura pass kwa Musa Eseno. Reka turebe Andreonana Willy Esombe. Reka turebe shaka muri kubiranga. Control hagati mu kibuga. Sore ikipe ya Rayon Sport. Reka turebe neza cyane. Gonga pass. Zamuka neza cyane yitonze Muhire Kevin. Arambura pass neza kwande kwa Musa Eseno. Subira inyuma gatoya neza cyane kwa Iranzi Jean Claude. Arambura pass neza cyane yitonze kwande kwa Mackenzie. Arambura pass kwande kwa Muvandimwe Jean Marie Vianney. Arambura pass kwande kwa Ndizeye Samuel. Arambura pass kwande kwa Nijena Clement. Arambura pass kwa Mackenzie n'ubundi. Suzuma ku muzamu. Tangiza umupira muremure kwande kwa Muhire Kevin. Muhire Kevin control neza cyane yitonze kandi bisa kwande kwa Eseno. Arambura pass nyuma neza kwande kwa Nishimwe Blaise. Reka turebe control neza cyane kabisa yitonze kwande kwa Iranzi Jean Claude. Reka turebe zamuka neza cyane Iranzi Jean Claude. Reka turebe tic-tac ya Rayon Sport kabisa muri minota. Zamuka neza cyane Iranzi Jean Claude. Arambura pass hati mu kibuga. Reka turebe imbere y'izamu ariko bakora neza cyane ikipe ya APR Football Club. Bote kandi ni kufreki nuko nguru ikipe ya Rayon Sport. Awutereka hanze n'ukurengurwa n'ikipe y'ingabo z'igihugu. Ekipe ya APR ya Rayon Sport arengura neza cyane, ariko ikintu cyitwa umufana ahangaha kabisa. Aba umufana wa Rayon azavuga ibindi witwa umufana wa Rayon kweri. Umufana we Rayon kabisa azavuga ibindi, ariko umufana wa Rayon ubwo Muri rero adatsinze uyu mukino abari hatari bikomeje kuba bibi, bikomeje kujya muri riske kabisa. Ubwo rero ni gukora iyo bwabaga bakareba ko kabisa batsinda. Bado ni hatari kabisa. Reka turebe rero azamuka neza cyane Muhire Kevin. Agonga pass. Reka turebe kwande kwa Nishimwe Blaise. Nishimwe. Arambura pass neza cyane kwa Musa Eseno. Musa Eseno ashakisha Willy Onono. Imbere izo isho biranga. Yeba wabega Willy Leandre Onana bobo. Amahirwe makeya. Aho ubundi kino cyari igitego kabisa. Amahirwe make agize. Iki cyari igitego. Aho ubundi amahirwe make agize. Reka turebe rero zamuka neza cyane yitonze. Gonga pass hagati mu kibuga soro ikipe ya Rayon Sport. Reka turebe Nishimwe Blaise. Arambura pass kwa Mackenzie. Reka turebe Nizigimana Karim. Arambura pass kwa Iranzi Jean Claude. Control hagati mu kibuga neza Iranzi. Reka turebe Iranzi zamuka neza cyane kabisa yitonze Iranzi. Reka turebe foto rumesha hagati mu kibuga imbere y'izamu. Kuraho neza cyane
reka turebe abisubiza basore ikipe ya Rayon Sport basaze mbasize muri iyi minota nta mikino bafite reka turebe zamuka neza cyane reka turebe zamuka neza cyane isho reka turebe kurabona ibirangira imbere y'izamu isho biranga Rayon Sport nakwitagiza ariko amahirwe ariko make imbere y'izamu kabisa reka turebe rero abafana bo bagenda banyandikira bambwira bati kabisa turakujya 5-5 ati turabakurikiye 5-5 atwe turabakurikiye kabisa mu bitekerezo muri gutanga birumvikana ibitekerezo muri kugenda mwandika birumvikana ko natwe tugenda tubikurikirana tubizemo amaso kugira ngo turebe aho bigana niko biba bigomba kugenda kabisa reka turebe rero zamuka neza cyane Senu Musa SN reka turebe arambura pasi kwa Muhire Kevin kapiteni asuzumye kwa Iranzi Jean Claude Iranzi wahinduye uruhande arambura pasi neza cyane kwa Muhire Kevin ubundi arambura pasi kwa Nishimwe Blaise reka turebe kontore kwa Mayel Dinjeke Mayel kwa Mackenzie kwa Mayel Dinjeke kwa Mackenzie n'undi gukina ndi babiri arambura pasi kwa Nishimwe Blaise arambura pasi kwa Iranzi Jean Claude ikipe ya Pira yakoze urukuta wagira ngo na Atletico Madrid yaje hano mu Rwanda reka turebe zamuka neza cyane kabisa control foto rumesha umuntu hagati mu kibuga zamuka Muhire Kevin control Iranzi Jean Claude Nizigimana Karim reka turebe Nishimwe Blues reka turebe imbere y'izamu shot ariko kuramo neza cyane kabisa ikipe ya APR contre attaque yabanya Atletico reka turebe contre attaque imbere y'izamu isho hejuru cyane awitwa Mugisha Gilbert barafinda ariko umukwaji w'ishot ariko awutera hejuru cyane kabisa iminota iri kugenda yicuma reka turebe rero reka turebe kwa Mugisha Gilbert reka turebe kwa Nsemani Mable reka turebe kwa Mbonega Fitina reka turebe kwa Mbonega n'umuda cyaho ufite reka turebe kwa Bonheur reka turebe gonga pasi n'umutwe neza cyane kwa Nshuti Innocent rambura pasi ku kirenge neza cyane kabisa kwande kwa Mugisha Gilbert barafinda gonga pasi gati mu kibuga zamuka neza cyane yitonze zamuka neza imbere y'izamu ariko awitwa Kwizera Olivier aramutanga umupira awufatira awuryamira awitwa Kwizera Olivier agapira gafata neza cyane kabisa yitonze nta kibazo afite nta kibazo na gito afite ahita agafatira kamera kabisa abwira ati n'undi munsi nimuzongere mwebwe ati n'undi munsi kabisa mnatakudanganya apiga wewe reka turebe rero zamuka neza Musa Senu gonga pasi ati mu kibuga kwa Nishimwe Blaise reka turebe kwa Muhire Kevin reka turebe Muhire Kevin na Blaise reka turebe kwa Iranzi umupira w'umwaka tungura umunariya contre attaque ikipe ya APR irasoze muri minota reka turebe imbere y'izamu isho ibirarangira kuramo birakomeye isho reka turebe mana weyo awutaye kure cyane kabisa awutaye kure cyane kabisa sana atari rero atari kabisa afana ni benshi ewa akitwa umufana cyo rwose ntacyo wazubeshya umufana ari tayari kabisa uyu munsi umufana ari tayari ameze neza itike ni 5,000 niyo yanyuma ariko avuze bati amakipe yacu tugomba kuyashyigikira ku kabi no ku keza ese buriya abayovu baryamye kuri Ndera ni kuri APR ni kuri Rayon batubwire batwandikire bari gufanana abayovu nubwo muri bake
ahubwo muri bake reka turebe Spurs zamutse imbere y'izo isho byari byarangiye ariko banza yamana yirirwa handi iri gutaha muri apel imbere y'izomu wenyine Mayer Dinjeka akubita ishoti ashaka kuroba umuzamu ariko umupira uca hejuru gatwaye izamu. Iki cyari igitego cyari cyabazwe so ikipe ya Rayon Sport kabisa bavuga ati ntago tubyumva ibi ni ibiki iyanya urakwitonda ntabwo byoroshye match ikomeye ariko ubona ko Rayon Sport igusha uburyo bwinshi bwabazwe ata rero dani walizamukiye match kabisa ubona ko imeze neza dani walizamukiye abasore ikipe ya Rayon Sport imbere y'izo isho kuramo neza cyane abasore ikipe ya PL reka turebe Imbere rambura pass bati mu kibuga rumwaka muhire Keve arakwica ni mubi cyane rambura pass kwa Museseno control tuza neza cyane kabisa shot ariko arashatse gutungura umuzamu w'ikipe ya APR ariko biranga arashatse kumutungura kabisa ariko ntibyamuhira kabisa. Ibutsa ko rero iyi ni umukino wa kimwe cya kabiri kirangiza imikino y'igikombe cy'igihugu igikombe cy'amahoro. Rayon Sport rero Rayon Sport isabwa gutsinda niba rizamukiye imbere y'iso isho sanarati igitego cyabazwe mama we ntabwo byumvikana kabisa ajya kiriya gitego nagitsinda kabisa. Reka rero control hagati mu kibuga sore ikipe ya Rayon Sport reka tureko bakwikosora rambura passe muhire Kevin afotora mesha umuntu kabisa mukubita akarobe keza kabisa rigati byatsi. Reka turebe rero kwandikwa Mayer Dinjeka ni Jeko reka turebe rambura passe kwa Museseno usano wasuye inyuma gatoya ajya gufasha inyuma gatoya. Reka turebe arambura passe kwa Makenza Nizigiyimana Karimu reka turebe akontura ball neza cyane kabisa kwa Ndizeye Samuel. Reka turebe shakisha muhire Keve ariko umupira waramutanga ni ifatirwa n'abasore ikipe ya APR Football Club. Reka turebe ufata neza cyane kabisa mu gisho cy'imbere barafinda agonga pass neza cyane yateze kwa Burya Prince. Reka turebe kwa Nsemane Mable Mabi rambura pass hagati mu kibuga neza cyane kabisa shakisha mu Gilbert rambura pass kwa Bonel Nshuti Innocent control kwa Robwa neza cyane kabisa Makenzi arizamukira Makenzi ni mubi. Reka turebe tic tac neza cyane kabisa gonga pass shasha muhire Kevin fata ball neza cyane kabisa yitonze kwande kwa Nishimwe Blaze. Reka turebe Blaze anaongoza pale kabisa anaongoza pale. Reka turebe kwande kwa Irandisha Claude telefone Museseno telefone ifata kabisa navuga ati ngewe iwacu mu Buganda kabisa ikintu cyitwa imena rimeze neza imena rimeze neza. Reka turebe foto rumesha ubuna kabisa ariya. Reka turebe gonga passe penetrataria hagati mu kibuga sekipe ya Sport bari distingue muri minota. Reka turebe zamuka neza cyane Museseno wasubiye inyuma cyane asa nari gukina defense. Reka turebe muhire Kevin arambura passe kwa Museseno kina na Museseno n'ubundi arambura passe kwa Biresombe na Rayon suzima kwa Makenzi unyuka kwa Ndizeye Samuel kwa muvandimwe Jean Marie Vianney control hagati mu kibuga muvandimwe arambura passe ku muzamu Kwizera Olivier aita au passe kwa Makenzi n'ubundi tangiza ball neza cyane kabisa. Abatoza ikipe y'igihugu Rwanda Muvumbe muri stade ndabona kabisa abatoza b'igihugu bari muri stade bavuga bati tuzahitamo bande abo bashobewe bavuga bati se iyi shampiyona y'iwacu
tuzahitamo bande. Ahubwo rero gutegereza tukareba kabisa abakinnyi bazahamagarwa. Ntabwo byoroshye. Reka turembere iso penalty. Iriya penalty se umusifuzi arasanze, ariko iriya ni penalty tu gatoya neza. Nibyo umupira wamukoze ntabwo ari wawukoze, nibyo ntabwo rero bayibara. Rayon Sport bari bazi ko rwose bagiye gutera penalty ariko biranze. Ariko biranze kabisa. Ariko biranze kabisa. Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye kweri. Hatari kabisa. Asore b'ikipe ya Rayon Sport kabisa ubona ko bari distingue ewana. Ariko nibyo bagomba kuba distingue. Kubera ko bafite pressure ikomeye cyane yo gushaka uburyo bazakira imikino nyafurika umwaka utaha. Nahoze mbona hari abakinnyi benshi mpuzamahanga bari kugenda banga gusinyira ekipe ya Rayon Sport kubera ko bataramenya neza niba izakina imikino nyafurika harimo CAF Confederation Cup. Aho kari isigaje mu mahirwe, ahandi ho byamaze kwagwa ndavuga muri shampiyona. Ubu shampiyona ihagazeho abakandida babiri nabo baraza kuhicanira. Abakandida babiri Aperi na Kiyovu Sport nabo baraza kuhicanira kabisa. Umwe araza kuhagwa. Umwe araza kuhagwa kubera ko wageze ubu ntiwamenya ngo ninde uzatwara kino gikosi. Wageze ubu ngubu Aperi ni ya mbere ariko nayo ntabwo ifite icyizere 100% ko yatwara igikombe. Ko hari imikino, hari journée zigera kuri enye zinakomeye cyane ku mpande zombi, ndetse bafitemo n'umukino bagomba kuzihuriramo ubwabo, akishakamo ugomba kuhatambukana umucyo. Rero atari kweke. Reka turebe azamuka neza cyane Muhire Kevin, arambara pasi kwa Nishimwe Blaise. Reka turebe Nishimwe Blaise. Nishimwe Blaise azamuka neza cyane yitonze, agonga pasi. Reka turebe ashakisha Mundayisi. Reka turebe Mundayisi arambara pasi kwande kwa Muhire Kevin n'umundi. Reka turebe Muhire Kevin. Muhire Kevin asubiza inyuma ku muzamu Kwizera Olivier, umwe mu bazamu ba mbere dufite hano mu Rwanda. Uretse ikibazo cyo kwivangira naho ubundi bari namba 1 ameze neza cyane kabisa. Uretse akantu ko kwivangira naho ubundi ayo ni umuzamu ukomeye cyane hano mu Rwanda. Apero ubona ko isinari gukinisha ku defend, ubona ko rwose ikipe ya Rayon Sport iri hejuru cyane. Ubwo rero Aperi wagira ngo aje ari kuri misiyo yo kudefanda. Ni hatari rero, ni hatari sana, ni hatari sana kabisa, ni hatari kweli. Reka turebe rero, azamuka neza cyane yitonze Semani Mable, kipe ya EPR isa n'iri gukinira inyuma gusa.
arambura pase kwande kwa Mugisha Gilbert barafinda. Reka turebe Mugisha Gilbert barafinda. Mugisha Gilbert barafinda. Reka turebe Mugisha Gilbert. Reka turebe Mugisha Gilbert barafinda. Ariko abafana bagira yabo ati APR hano yateguye. Hatari kabisa, hatari sana sana, hatari kabisa. Rero kuza gutegereza tukaza kureba ko umukino waza kurangira. Reka turebe rero foto mesho umuntu Mugisha Gilbert waramwaka muhire Kevin arambura pasi kwande kwa Nishimwe Blaise. Reka turebe Nishimwe Blaise, reka turebe Blaise Nishimwe arambura pasi ati mu kibuga neza cyane yitonze gonga pasi. Reka turebe kabisa. Yes, reka ngere mbasuhuze neza cyane kabisa. Nizere ko mumeze neza, nizere ko ahantu muherereye mwese kabisa nta kibazo na gito mufita. Reka mikaze abantu bose kabisa batwereka ko bari kumwe natwe 5 kuri 5. Ubwo ndavuga abantu bose bamaze gukora subscribe n'abandi bafite igitekerezo cyo gukora uyu munsi cyangwa se ejo. Reka mpite mbahereza ikaze nihuta neza cyane. Hanyuma ni amakuru agezweho, muri ekipe ya Rayon Sport. Navuga ko aramwe mu makuru ashimishije ashobora gutuma ikipe ya Rayon Sport ijya gukina umukino wa APR ku munsi w'ejo iri hejuru cyane, kubera ko abantu bose kabisa bavuze bati iyi ekipe ishobora kuba noneho igiye gukora icyo twakwita ikosora. Cyo kwibaza ngo bimeze bite rero, biteye bite ibijyanye n'iyi nkuru n'agahimbaza musiki cyangwa se prime ngeze ngubu kamaze gukubwa inshuro enye zose kabisa nkuko bisobanurwa neza cyane na ababishinzwe muri ekipe ya Rayon Sport. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo twabagejejeho inkuru y'uburyo hari abagabo bagiye batandukanye bagiye bigaragaza baza muri ekipe ya Rayon Sport, ariko baje mu myitozo irimo yitegura umukino bafitanye n'ikipe ya APR, umukino wa kimwe cya kabiri mu mikino y'igikombe cy'amahoro cyangwa se igikombe cy'igihugu. Ngira ngo twabwiye ko witwa Gacinya na Sadate bari ku myitozo ku munsi w'ejo. Uyu munsi noneho icyabyutse kivugwa kandi kizewe ni ibijyanye n'agahimbaza musiki kamaze gushyirwaho. Ushobora kwibaza ngo ni bandi bakazanye, ubundi kahizwe kuri angahe, kariga asanzwe arangahe. Nibyo ngibyo rero tugiye kugerageza ku
tuganira neza cyane. Ibyo ngibyo tugiye kugerageza gusesengura kugira ngo turebe neza motivasiyo nk'iyi ngiyi ahantu yaturutse wayitanze, ndetse tunarebe uko yaba ingana kose, turebe ese ubundi Rayon Sport izitwaza iki ku munsi w'ejo niramuka itsinzwe mu gihe iri gukorerwa ibintu nk'ibi ngibi. Abantu benshi nahoze mbona ku mbuga nkoranyambaga abarimo bandika ko iyi ni topic twashyize kuri social media zacu zose zigiye zitandukanye, tugenda tubazengurutsamo utuntu nk'utu ngutu kabisa kugira ngo mugende muduhereza ibitekerezo byanyu. Birumvikana twanditse ngo ese Rayon Sport yajya he iramutse itsinzwe n'ibi ngibi iri gukorerwa. Iyi ni topic ya mbere. Hanyuma topic ya kabiri turandika ngo bafana ba APR Football Club ese mutunguwe. Nibyo ngibyo twanditse kabisa, kubera ko navuga ko uretse kuba equipe ya APR ifite confidence yo kuba wenda yatsindiye umukino bijyanye n'uburyo ihora ifite ishyaka ryo gutsinda, ndetse ukabona ko hari uburyo ubuyobozi bwayo buyishishikariza guhora bari hejuru cyane. Navuga ko ikipe ya Rayon Sport currently ni equipe ubona ko rwose muri iyi minsi ihagaze neza, ndetse ari equipe ifite amahirwe menshi yo kuba yatsinda uyu mukino ku munsi w'ejo ugereranije na ekipe ya APR Football Club. Hari abakinnyi bagera kuri 11 bakoze imyitozo ku munsi w'ejo, agira ngo ababikurikiranye babonye uburyo umutoza ari gukora manotation. Ni uburyo navuga ko rwose buri tactique, kuko uburyo yakoresheje manotation ni ibintu abantu basanzwe bazi umupira kabisa bita icyo nakwita position tactique, babita PTA, position tactique adversaire. Ni gutyo babyita kabisa, position tactique adversaire. Ngo ibyo ngibyo ni ugukina usa naho ufite adversaire mu kibuga kandi uri gukina mu myitozo. Mubyumve neza, position tactique adversaire, gukina tacticoma ariko mu by'ukuri usa naho uri gukina ibintu tubyite kuvuga ngo adversaire ameze nk'aho afite gap za adversaire wazishyize mu kibuga, hanyuma ugiye gukinisha ikipe yawe imeze nk'aho iri kwataka adversaire kandi adahari. Nizo tactique rero Hoji Emmanuel Paxao yakomeje kugenda akoresha mu myitozo. Nabonye ku munsi w'ejo mu Nzove hari kuba harinzwe ewana, mu Nzove hari kuba harinzwe kurusha ikindi cyose wabuze. Mu Nzove mbisubiremo neza, mu Nzove hari kuba harinzwe kurusha ikindi cyose wabuze. Bya bindi byo kuvuga ngo urajya kureba ngo imyitozo ngo uri umunyamakuru, oya. Niba uri umunyamakuru batazi ko nibura ubazwa no muri Rayon Sport nyine babizi, ntabwo bashobora kukwakira. Mu Nzove hararinzwe, umuntu uhagaze hariya rwose avuga ati oya tubabarire. Ntabwo byoroshye, ni imyitozo ikakaye rero. Kipe ya Rayon Sport birumvikana ikomeje kugenda ikora, agira ngo ikora kabiri ku munsi, mu gitondo nimugoroba. Imyitozo ubona ko rwose kabisa bakaniye bashyizemo imbaraga zikomeye cyane, ariko bafite na rezo birumvikana, kuko Rayon Sport amahirwe isigaje nayo ku gikombe cy'amahoro Peace Cup, kuko igikombe cya shampiyona byaranze. Bakavuga bati rero tugomba guharanira gusohokera igihugu mu mikino nyafurika CAF Confederation Cup, kugira ngo turebe ko nibura twabasha no kubona abakinnyi bakomeye mpuzamahanga, kubera ko abakinnyi benshi cyane amakuru mfite ngo nuko bagiye babashyiraho kondisiyo ivuga ngo ntabwo wabakinisha mu gihe ntabwo bakina equipe ya Rayon Sport mu gihe batazakina imikino nyafurika. Ubwo rero bakavuga bati ibyo byose kugira ngo bigerweho neza cyangwa se bikorwe neza, nuko equipe ya Rayon Sport mbere na mbere amanza kwitwara neza mu gikombe cy'amahoro, ikabona tike igomba kwerekeza ku mukino wa nyuma, ndetse igaharanira no kugitwara kugira ngo irebe ko rwose yazakina imikino nyafurika CAF Confederation Cup. Ubu rero abantu benshi wenda mu kanya gato naje tuvuge
gahimbaza musiki twakira na telefone zanyu nk'eshatu cyangwa enye murabizi neza telefone zacu ni 0784422982 tukagenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye turebera hamwe ibiba bigezweho muri rusange mu mikino ndetse tunagenda twakira ibitekerezo byanyu icyo ngiye kuvuga ukuvuga ngo ikipe ya Kiyovu Sport ubu ngubu bari kuvuga ko iri gufana ikipe ya APR tugute ni ukuvuga iri gufana ikipe ya Rayon Sport akoze ko Kiyovu nta ihagaze twari turi kubicurikirana bivuga ngo amategeko yarahindutse umuntu usohoka muri CAF Confederation Cup hano mu Rwanda ni uwatwaye icy'amahoro noneho iyo ikipe yatwaye igikombe cy'amahoro niwe yatwaye igikombe cya shampiyona ari umuntu umwe cyangwa se ari ekipe imwe icyo gihe uwakinye finali y'igikombe cy'amahoro ubwo ni uwa kabiri mu gikombe cy'amahoro niwe usohoka muri CAF Confederation Cup abantu babyumve neza nahoze mbona no kubyitiranya mu mategeko akagira ngo ni bya bindi byakiri ngo ikipe ya kabiri muri shampiyona izasohoka ubu ntabwo ariko bimeze ikipe yagiye ku mukino wa nyuma mu gikombe cy'amahoro ifite amahirwe yo gusohoka mu gihe kipe imwe ariyo yatwaye ibikombe byombi shampiyona ndetse n'amahoro ubwo rero abantu bakavuga bati ikipe ya Kiyovu Sport nayo il faut faire attention nuvuga ngo ubu ngubu hari ukuntu bikomeye ndabona abantu kunyandikira cyane ati iyo prime mutubwire ukuntu imeze mutubwire no ko bayikubye turaje tubigarukeho uko dufite na disikuru y'umuyobozi ndetse n'umutoza kipe ya Rayon Sport nuvuga ngo ubu ngubu uko bimeze ari Kiyovu Sport ari APR izo kipe zose azifite pressure ikomeye cyane uti gute ni ukuvuga reka tujye kuri APR ikipe APR Football Club muri shampiyona iramutse itsikiye gatoya ikipe ya Kiyovu Sport ikayitsinda igatakaza n'undi mukino cyangwa se igatakaza andi manota Kiyovu Sport igakomeza gutsinda Kiyovu Sport ishobora gutwara igikombe nanone kandi Kiyovu Sport yitsindiye APR ikayitsinda na APR igatsinda imikino yose isigaye na Kiyovu Sport igatsinda imikino yose isigaye babara ibitego bishatse kuvuga iki APR ifite competition iri hejuru muri shampiyona ku buryo irebye nabi yabura igikombe cya shampiyona reka turabe ikibuze ikaza mu gikombe cy'amahoro ikipe ya Rayon Sport kwitegura gutya iri gukubirwa uduhimbaza musiki ikazamuka kuri uru rwego simpamya ko ari ekipe yo kuza ngo uvuge ngo urapfa kuza kuyitsinda cyane ko mu minsi ishize dukurikije ko turi kubona ikipe ya Rayon Sport uburyo ihagaze uburyo iri hejuru motivation noneho ivyo yihawe twari ikipe APR ndubwo itsinda wenda ubushize yakinye umukino mwiza ariko yari maze iminsi ari ekipe ubona ko rwose ifite ekipe iri hasi cyane kimwe mu bintu rero ikipe ya APR bayitinya ni iki ngiki APR ni ekipe ifite effective ihagije ni ekipe byakunda kenshi itagutira mu gice cya kabiri cy'umukino kubera iki guhera ku munota wa 70 abakinnyi amakipe menshi hano mu Rwanda kubera gusaza baba bamaze kunanirwa urabyumva neza hanyuma ikipe APR kubera ko ifite effective ihagije muri iyo minota 70 ibimeze nkaho ibaye nshyashya igahita kudomokana yakubita nk'agatego nko mu minota 79 cyangwa 80 umukino ukaba urangiye gutyo uzacunga APR muzarebe neza APR gutyo itsinda hanyuma ikindi kintu muri APR ntago umenya utsinda nk'ubu nabuze ndeba urutonde rw'abakinnyi 14 bafite ibitego byinshi mu Rwanda ikipe APR uza hafi ari ku mwanya wa 7 yitwa Mugunga afite ibitego 6 imagine ikipe yatsinze ibitego 37 ni ekipe ya kabiri nyuma ya Kigali muri shampiyona yatsinze ibitego byinshi ariko nta mukinnyi muri batanu ba mbere ufite ibitego byinshi nta rutaza mu bitego 10 urumva ko ni ikipe utamenya ngo niro tsinda umudefanseri yagutsinda umuzamu yagutsinda umwataka yagutsinda umukaseri yagutsinda umuwinga yagutsinda nicyo kintu APR na Pakistan yagarutse ku munsi w'ejo aravuga ati ikipe ya APR irakomeye kuko ntago tuzi ngo bayiravahe ndafata ndekende Pakistan mbere ko tugaruka kuduhimbaza munsi ku ijambo ryavuze ku munsi w'ejo rikomeye cyane yaravuze ati
ikipe APR ni ikipe utamenye ibyayo. Uyu munsi iraza yahindutse ukuntu, ejo nabyo yahindutse ukuntu, utamenye ibyo ari byo. Hari bakavuga bati rero faites attention, mucunge neza murebe uko bimeze, kubera ko byaba bibabaje ikipe ya Rayon Sports itsinzwe na APR uyu mukino, kuko yaba ivuye ku gikombe, cyo ni kimwe, ivuye ku gikombe cy'amahoro, bivuze ngo nta chance n'imwe yaba isigaje yo kuzasohokera igihugu. Ubwo rero Rayon Sports nabo ko ifite pressure, ariko ntabwo nabaga ifite pressure kurusha APR buryo. Izi kipe zombi zifite pressure. Impamvu ni iyi: APR nibyo ifite motivation yuko Kiyovu Sport yaganyije mu mukino wa 26 wa shampiyona, ikaba ivuga ati ngende imbere ya Kiyovu Sport nshobora gutwara shampiyona, ariko nanone irabizi neza ko bishobora kuyatsikira gatoya. Irabizi neza ko irebye nabe mu mukino ine isigaye yatsikira gatoya Kiyovu Sport gatwara igikombe cya shampiyona. Icyo gihe cy'amahoro nteka ko bizaba byaramaze gukemuka, byaramaze akujya hagaragara ku igikombe cy'amahoro. Rayon Sports nikubita rwose bamenye ko batashye. Ubwo azaba umukino wo kwishyura, umukino wo kwishyura uzaba cyangwa ni knockout, no kuza kumenya neza, ariko ntekereza ko ari umukino wo kwishyura uzaba pe, uzaba nibyo uzaba, kuko Rayon Sports nirakira ku munsi w'ejo ibiciro biteretse hejuru. Navuze mbona bwana Mubaraka muri equipe ya APR bavuga bati ibiciro bari gushyira hejuru, natwe nitwakira tuzabikuba kabiri. Kandi APR burya nta kintu ibi noze APR ko nta bafana benshi ifite, nuvuga ngo n'ubundi abafana bazataye amafaranga menshi na ba Rayon Sports. Ubwo rero ni ibintu bikomeye cyane. Navuze mbona n'iyi match bavuga ko nta hantu izerekanwa, nta hantu izerekanwa rwose, haba kuri YouTube ndetse no kuri televiziyo mu buryo busanzwe. Ubwo rero iyi match ahantu mushobora kuzayibona ni kuri YouTube channel yacu, niho hantu ushobora kuzakurikirana iyi match neza ukaba wamenya ibyayo. Ukaba wamenya ibyayo, akubera ko Rayon Sports yakanira avuga ati abantu bataduhereza akantu nta match muzerekana. Shyira akadomo, bataduhereza akantu nta match muzerekana mwebwe. Ariko nibyo kuko ntekereza ko bagomba gufata decision, bagomba gufata ibyemezo, bakavuga bati ibintu byo kuza rwose mudufatiranya oya utanga amafaranga, kuko Rayon Sports nta hantu bagikura amafaranga, nticuruza, ngifite amabutike irajya guteruramo, ntifite akarere kayifasha, nta leta nagifasha. So igomba nabwo gucuruza muri ubwo buryo kugira ngo babone uko nibura babaho basurvivinga, wowe nicyo baheza equipe yabo mu buryo buri financier. Ubwo rero tunabigarutseho neza cyane kuri iyo ngingo yo kuvuga ngo mu buryo buri financier. Equipe ya Rayon Sports ku munsi w'ejo nibwo perezida w'ikipe ya Rayon Sports mu myitozo irangiye yarabakusanyije bakora akantu k'agaserikare mu kibuga hagati, abaheza briefing. Nubwo nta munyamakuru wemerewe kwinjira mu nzove, ariko amakuru yo ntabwo yabura gutambuka. Amakuru twarayamenye, atumenya uko bimeze. Kugeza ubu rero equipe ya Rayon Sports muzi neza ko hari hashize iminsi havugwa ko ihabwa premium 25 ku mukino. Nubwo umukinnyi igihe Rayon Sports yatsinze ifite premium 25, nibwo abafana batanga amafaranga menshi ngo babaziye bagenda bavuga ati twaye amafaranga yacu yagiye he, ariko amakuru ahari ngo nuko bahabwa 25% kuko andi mafaranga harimo ibintu agomba gukora muri Rayon Sports. Ntabwo yose bahita bahereza umukinnyi ejo bagura icy'amazi, contre shock, ibiki ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero bakavuga bati agahimbaza mu musiki kanyu kakubwe kane. Umufana wa Rayon Sports yivugiye ko biteguye gukuba agahimbaza mu musiki inshuro enye, ariko Rayon Sports igatsinda umukino ku munsi w'ejo. Ni amafaranga atangiye gukusanwa n'abafana ba equipe ya Rayon Sports. Ntugire ngo undi muterankunga winjiyemo. Abakunzi guhera kuri wa muntu ukurisha igitoki hasi cy'5,000 akazamuka kuri stade biyemeje amafaranga club arenga 32 gukusanya amafaranga agaherezwa abakinnyi ku munsi w'ejo.
ikipe ya Rayon Sport nitsinda umukinnyi afite prime y'ibihumbi 100 kuko ni 25 ukubye 4 murabyumva neza nuvuga ngo prime yari isanzwe bayikubye inshuro 4 kugira ngo byumve neza kora imibare ufate 25 kuri 4 ni ibihumbi 100 ni match navuga ko shoko aribwo bwa mbere equipe ya Sport izo prime ingana gutyo ntabwo bisanzwe n'umutoza ejo yaravuze ati nibyo turi guhabwa motivation ariko dufite no kumenya neza izina twambaye ni Rayon Sport imeze ite igomba kuba imeze ite Rayon Sport agiye mu matsinda kandi ukabiye kuri profile ya Rayon Sport itubona ko ari equipe iri hejuru cyane bakavuga bati rero byanga byakunda babitekerezeho neza barebe ko ibintu byajya mu buryo neza cyane ntibirukira amafaranga cyane ahubwo batekereze no kwizina bambaye kugira ngo umunsi w'ejo bazakine neza bakisaba rero yavuze ati kabisa cyo tugomba kugenda atukitaho neza cyane rero premium 25 byakubwe kane ni ibihumbi 100 bisubiremo ni ibihumbi 100 bivuze iki bafashe 25 basanzwe batanga babikuba 4 ntago byoroshye ku rundi ruhande mu kiba APR aracecetse nta kintu turumva kiri gutuka muri APR ntacyo pa amavideo y'imyitozo twayabuze nako no munsi kuri ushize wa champion dufite amavideo ubu yabuze burundu ubu yabuze burundu abantu bari kwibaza ngo bimeze bite ntago byoroshye rero ntabwo byoroshye abe na gatoya umuntu yavuga ko rwose kabisa abitoroshye ariko nanone ni ibintu byo kwitaho neza cyane amakipe yombi ni umukino uzaba ukomeye ku munsi w'ejo byanga byakone twebwe tuzabagezaho 5 kuri 5 nubwo ama YouTube menshi tuzawerekana ariko twebwe tuzaba turi tayari kandi tumeze neza cyane ubwo rero kanyine mu bitekerezo byanyu nihuse kugira ngo mite nsoza ngana ku musoza ati nitwe muneza Clovis kabisa ati turabakurikiye neza ati ayo mafaranga Rayon Sport iri gushyiraho kazashya ubwo niko bibona Weti nitwa Tewo niyibizi ati kabisa ati equipe ya Rayon Sport iri hejuru cyane ati igomba gutsinda uyu umukino byanga byakunda ya kwekeza ku mukino wa nyuma kubera ko umukino usigaye umeze nk'urupfu nahoze mbona abantu byanereza neza bavuga bati APR ifite urabona ko ufashe amacupa 2 mu biganza ukuboko gufasha icupa rimwe n'ukundi gufasha irindi n'imbaraga imanitse gutya nubwo ukuboko gufashije championa n'ukundi gufasha icyamahoro kandi byose bire equilibre mu gihe Rayon Sport ifashe icupa rimwe mu kuboko kumwe ifatishije ibiganza bibiri murumva iyo difference murumva ka difference karimo nubwo Rayon Sport ifatishije amaboko abiri igikombe cy'amahoro kugira ngo mubyumve neza mu gihe APR kubera ko hose kiriyo kandi hose kaba bishoboka ko yabitwara kumwe n'ukundi byose biri balance abantu baza gukora iminzani ntabwo byoroshye rero ntabwo byoroshye habe na gatoya abirumvikana ubwo rero abantu benshi kabisa bakomeje kugenda babigarukaho bagira ibyo babitangazaho ngibyo rero ibijyanye na prime muri Rayon Sport kabisa yamaze kongererwa uko imeze neza cyane reka mbashimira nihuse cyane anshimire mwe mwese kabisa mwamaze gukora subscribe n'abandi bafite igitekerezo cyo kuyikora uyu munsi cyangwa ejo reka mpite mbaha ikaze neza cyane ndabashimiye kabisa nitwa Jazo hanyuma tuzasubire ku munsi w'ejo ku mukino wa APR na Rayon Sport tuzaba duhari tumeze neza.